understand ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Imbuga nkoranyambaga mu Rwanda n'ahandi zose ziri gushya kubera inkuru y'umuhanzi Yampano n'umugore we Vava ndetse no gutabwa kwe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha harimo. Buri wese yaba kuri YouTube, TikTok kugeza mu bitangazamakuru bikomeye cyane arimo gushinja Yampano ibintu bikomeye cyane. Umugore we Vava yagiye hanze avuga akababaro kenshi, ashinja umugabo we kumutwara mu modoka akaza kumugonga ku buryo bukomeye cyane bwashakaga kumuhitana ariko Imana ikamukingaho akaboko. Iyo wumvise iyo nkuru ku nshuro ya mbere umutima wawe ugwa mu kantu uhita wibaza ati se uyu mugabo ni muntu ushaka guhitana uwo biyemeje kubana. Gusa mu by'ukuri amategeko n'ibitangazamakuru bishishoza ntabwo habaho inkuru y'uruhande rumwe gusa, oya rwose ntabwo bishoboka. Na Bibiliya ubwayo ivuga ko uvugiye inkuru y'imbere y'imbaga aba asa nk'ufite ukuri bigeze igihe undi muntu abaje akamuvuguruza. Uyu munsi rero hano muri iyi nzu yacu y'ubucukumbuzi tugiye gukora impinduramatwara ngo tugiye gukurikira ikivugo cy'abashinja Yampano bafashe uruhande rumwe gusa, ahubwo tugiye gufata inzira nyayo tubanje ku majwi ya Yampano we ubwe yisohoreye mbere yuko ajya kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Muri ayo majwi rero Yampano yasobanuye ibintu bishobora guhindura isura y'iyi nkuru ye na Vava 100%. Yampano yasobanuye uburyo amashusho ye n'uyu mugore we Vava yasohotse barimo gutera akabariro. Vava yahinduyemo intwaro yo kumukangisha no kumubwira ko akwiye kwitwara mu rugo kandi ko natusha gato azamufungisha. Yampano yasobanuye uburyo afite agahinda gakomeye kubw'indaze eshatu zakuyemo mu mwaka umwe gusa ndetse n'ibyabaye mu by'ukuri ijoro ry'ibibazo ubwo yahungaga amakimbirane akajya ku irebero aribwo yahamagawe n'ubugenzacyaha RIB. Niba rero uzi ko uzi iyi nkuru ya Yampano n'uburyo bwe gutabwa muri yombi, banza uhagarare muri iyi minota mike ko tugiye kumenya neza iby'uyu muhanzi. Byihutira rero kuri share kuri iyi video, kuri subscribe niba utarayikora, hanyuma uzitunjire mu mizi y'ibibazo. Ese ninde wateshwaga umutwe? Ese Yampano bino bihe bitoshye arimo gucamo nta bindi bintu byihishe inyuma? Ese ninde munyamakosa mu by'ukuri? Ese koko Yampano yakoze plan yo guhitana umugore we kugeza ubwo yamugonze ku bushake? Byose rero turamenya ukuri kwabyo. Yewe nk'ibisanzwe nsa double kiki ntibibagire ko subscribe ni ugeze hano bwa mbere. Namwe mu bicece ibyo bintu birengaho ndakomeza ndamukunda. Yampano yavuze ko umugore yaje mu buzima bwe atekereza ko agiye kumubera icyuzuzo, ariko ngo ibintu byose byahise bihinduka nyuma y'igihe gito cyane. Gusa bamenyanye bega ngo Vava yamuzaniye imyaka ikomeye cyane, amabanga ye yose Yampano yagiye hanze, abantu bamenye uburyo akoramo ibintu bye, ubwambure bwe bwose bujya hanze. Ndetse Vava yatangiye kumuteranya n'inshuti n'umuryango. Muri make yashatse kuvuga ko amabanga yose, ubuzima bwe bw'imbere n'icyubahiro cye nk'umuhanzi cyahise kishyirwa ku karubanda, abantu bose bakamumenya. Nyuma yuko amashusho y'ubwambure bwabo agiye hanze, Vava ngo arushijeho guhindura imico mu gihe babaga barimo kuganira bagerageza gukemura amakimbirane. Ngo Vava rero ahita agasakuza akavugira hejuru nkaho arimo ngo gutabaza, ndetse no mu gihe babaga barimo kuganira gusa ku bintu bisanzwe by'urugo cyangwa mu gukemura amakimbirane y'ibibazo byo mu muryango, umugore we yahitaga azamura ijwi rye ku buryo abantu bose banyura inyuma cyangwa se abaturanyi bumva ko arimo guhohoterwa. Nk'abantu bakuru rero ndagira ngo mureke rwose twumve neza ahantu kuko ariho haganisha ku kintu cyitwa the victim card. Aha rero niho hantu h'ingenzi cyane tugomba gusesengura ku buryo bwimbitse rwose. Abandi banyamakuru bose barimo kuvuga ko Yampano yagonze umugore we bakamushinja, ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kumuta mu yombi kubera izo bibazo by'umugore we, ariko nta n'umwe wigeze ukubwira ko uyu mugore yafashe video yabo bombi bari mu bikorwa by'abakuze akayikoresha nka blackmail cyangwa se intwaro yo kumukangisha. Yampano we ubwe yemera mu ijwi rye ati video yayigize icyitwazo cy'ikikango, ati icyo cyose zagufungisha, niko umugore wenyine yamubwiye. Mu mitekerereze y'isesengura ry'ingo family psychology, iyo umuntu umwe mu bashakanye afite amabanga cyangwa se amashusho y'undi muntu, ashobora kuyagira intwaro yo kumubwira ngo ugomba gukora ibi ngibi, ugomba gucanga, n'ibitaba ibyo nzakwambika ubusa cyangwa se nzagufungisha. Rwose urwo rugo rurimo uwo muntu uvugika ko undi muntu azafungisha undi muntu nako tugakosa gatoya cyane, rwose yumvikana ko aba ari gereza. Yampano rero nk'umuhanzi uzwi yarabayeho mu bwoba bwa buri munsi wo gutakaza izina rye no gutakaza abafana no gufungwa bitutse ku mutego w'iyi video yabo yagiye hanze. Ibi rero berekana ko umwuka mubi mu rugo rwabo utatutse mu ijoro ryo gukubitana mu muhanda gusa, ahubwo ko uyu mugabo yabaze igihe kinini cyane mu iterabwoba rishingiye ku mashusho n'amagambo y'umugore we rwose. Nubwo tutari tubyemeza, ariko umugore we yumvikana ko nawe atari shyashya rwose. Ese uyu mugore kubera iki yahoraga ashaka gukoresha inkoni y'ikitwazo cyo gufungisha umugabo we? Ese haba hari ibindi bintu bikomeye cyane byabiraga muri urwo rugo ku buryo nawe yashaka kwirinda ko bijya hanze?
icyo kibazo rero kitugeza ku cyiciro cya kabiri, icyiciro gikomeye cyane giteye ubwoba kandi gishobora gushingura umutima umubyeyi wowe wese rwose. Iyo abantu rero bavuze amakimbirane yo mu ngo, akenshi tureba ibintu bigaragara inyuma, tureba gutongana, gushwana n'ibindi, ariko burya mu by'ukuri haba hari ibindi bintu bibi imbere mu mutima bishobora gushegesha umugabo kugeza aho yumva ko nta cyizere cy'ubuzima ayifite. Yampano muri aya majwi ye bwite yarifashe asuka amagambo arimo akababaro gakomeye cyane, ashinja umugore we Vava gukuramo inda 3 z'abana be mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Bantu banjye ndakeka mubizi, gukuramo inda 3 mu mwaka umwe gusa, ibi bintu ntabwo bikunze kumvikana rimwe, haba mu mategeko, mu buvuzi ndetse no mu mico yacu ya gikristo cyangwa se ya kinyarwanda. Yampano avuga uburyo umugore we yashakaga uburyo bwo gutongana, agateza intambara mu rugo, akandagaza umugabo we akamuriza, hanyuma bikamubera icyitwazo cyo gusohoka mu nzu akigendera, akazagaruka inda yaravuyemo. Aha rero tugomba kwibaza ibibazo by'ubushishozi. Icya mbere, ese Vava kuki yakoragamo izi nda zose uko ari 3 mu mwaka umwe gusa kuko Yampano bivuga, kuki yabikoraga? Ese yaba yatekerezaga akabona ko kubyarana n'uyu muhanzi ari kwizingira umugozi mu ijosi kwihambira, cyangwa se yashakaga gusa kumushimuta mu mutwe akoresheje akababaro ko gutakaza abana? Nanone byashoboka yuko ashaka kumushimuta mu mutwe akamwangiza mu bwonko gusa ko kubera agahinda k'abana gusa kugira ngo ase nk'arimo kumubabaza amuhima. Mugabo rero Yampano yavuze ati ibyo bintu byose byarabaye ariko mbirengaho ndakomeza ndamukunda. Ibi rero birerekana ko uyu mugabo Yampano yari yaragizwe imbata y'urukundo, imbata y'ubwoba bwa video yoburaga urugo rwe, n'imbata y'agahinda k'abana bapfaga umusubirizo bakuwemo n'umugore we bagapfa bakiri urusoro. Ibintu iyo byumvishe utangira kubona ko nyuma y'ishusho Vava yerekana yuko ari umugore wagonzwe witonda mwiza cyane, harimo n'umugabo wari ufite ibikomere by'umutima bitagira izina rwose. None se kuki Vava yafashe umwanzuro kujya gufungisha uyu mugabo we akoresheje kumushinja kumukongera mu muhanda? Icyo rero tugiye kureba muri iki gice cy'urujijo ry'ijoro ry'ibibazo, aho Yampano nawe asobanura uko byagenze nuko yagize atya akisanga ku irebero agahamagarwa n'abaturanyi be ko umugore we arimo gusohora ibintu mu nzu abyimukana agenda. Ubu sasa rero twinjiye mu cyiciro cy'ijoro ry'amakimbirane yabaye intandaro y'uko Yampano wagomba gukora ribu agatabwa muri yombi. Vava we avuga ko umugabo yamutwaye mu modoka nyuma akaza kumugonga, ako se Yampano we avuga iki kuri uyu munsi wa nyuma? Avuga ko icyo gihe we yavuye mu kazi ke k'umuziki wo kuririmba akaza kujya mu rugo saa 9 z'ijoro, agasanga umugore we afite umujinya n'umwuka mubi cyane, yarakaye cyane, mu rwego rwo kwanga guserera cyane ngo n'umugore we wahisemo kwigendera. Yampano asobanura ko mu gukwepa intonganya n'uwo muco w'umugore we gusakuza agasohora ijwi cyane hanze ngo abaturanyi bakabyumva, yahisemo gufata inzira yo gusohoka mu nzu akigendera. Avuga ko yafashe umwanzuro wo kujya ku irebero kwitekerezaho no gufata akayaga kugira ngo amakimbirane adafata indi ntera ikomeye cyane. Ariko singa kigiraho ku irebero ngo byabaye iki, byagenze gute kwibaza. Mu buhamya bwe avuga ko ngo abaturanyi ba nyir'inzu bamuhamagaye bakamubwira ko umugore arimo kwimuka cyangwa se arimo gusora ibintu mu nzu. Gusa ahantu rwose n'urujijo, umuntu wese ushishoza ashobora kwita yibaza ati se Yampano asobanura ko yasize umugore we mu rugo akajya ku irebero gufata akayaga. Agezeyo abaturanyi baramuhamagara bamubwira ko umugore we arimo kwimuka, arimo gusora ibitanda, imitako n'ibintu byose mu nzu ayipakira akagenda. Yampano avuga ko akigera aho ngaho yamenye ko umugore we yagize atya agahita amuhamagarisha cyangwa akamundika kuri ribu ngo ko yamugonze. Yampano we niko abivuga, bavuga ko ari kwirebera rwe yahamagawe na ribu, ahabwa convocation mugaye ko kwitaba ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu ko umugore we yamureze. Ese niba Yampano yagiye kwirebera akaza guhamagarwa na ribu, icyo gihe iyi nkuru yuko yamugonze n'imodoka Vava yayikuye hehe? Ese haba harabayeho gukubitana mu muhanda mu gihe umugore we yarimo gucikana ibintu, cyangwa se umugore we Vava yabarazanye inkuru yuko yagonzwe n'imodoka kugira ngo ashyire mu bikorwa by'iterabwoba rya video na blackmail yahoraga amukangisha buri munsi ngo zagufungisha? None byashoboka yuko ari agapango uyu Vava Diane yapanze kugira ngo afungishe umuhanzi Yampano amushyire hasi amuzimye rwose tumubure natwe. Ibintu tumaze gusuzuma byose biteye urujijo rwose, kandi biratwereka ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rufite akazi katoroshye ku gupima ukuri kw'impande zombi rwose. Ntabwo ari inkuru yoroshye y'umuntu umwe gusa wagonzwe, ahubwo ni inkuru y'urugo rwari rwasenyutse kuva kera cyane mu mizi y'iterabwoba n'agahinda k'abana bapfaga umusubirizo.
Sasa rero tumaze kumva impande zombi z'iyi nkuru, tumaze kumva ibyo Vava ashinja umugabo we, ariko nanone twamaze no kumva uruhande rwa Yampano. Twanabyumvishe muri ya video ya bwite yisohoreye imbere yuko ajya kwitaba ribu. Yampano rero yasoje video ye y'agahinda avuga amagambo y'ikizere kirimo n'agahinda, agira ati nubwo abantu bose batarenganura, Imana yarenganura igaca urubanza rutabera. Mwese rero mudukurikiye, inkuru rwose tubereye isomo rikomeye cyane. Ingo z'amamaye cyangwa se iz'abantu bazwi kenshi na kenshi ziba zirimo intambara n'imitego abafana n'abanyamakuru batapfa kumenya, nyuma y'amafoto meza, indirimbo ziryoshye n'amavideo meza rwose yakeye yafashwe n'amakamera ahenze, imwe imbere habaye umubabaro nk'uko wa mugani ubivuga ngo zirazishya bwacya zikazima. Mu gihe buri wese yarahugiye mu gushinja umugabo ubugome, aya majwi yatumye abantu bamwe bareba ku rundi ruhande rw'uko na Yampano yabayeho mu kaga mu bwoba bwo gufungishwa na video yari yarasohotse, ndetse n'agahinda k'abana be batatu b'inzirakarengane. Sasa rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'inkiko nibo bafite ijambo rya nyuma ryo gusesengura ibimenyetso, bakamenya niba harabayeho kugongwa cyangwa se niba hari umutego ukomeye cyane nk'uko uyu muhanzi we abivuga. Wowe rero wafashe umwanya ugakurikira iri sesengura, urabona ninde ufite ukuri? Ese urabona ikibazo cy'urugo n'amakimbirane no gufunga kwa Yampano cyaturutse ku kimuzi ukuri? Shira igitekerezo cyawe muri comment hano, bose babona uburyo ushishoza. Kora like kuri iyi video niba wayikunze, kandi ubisangize inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo nabo batagenda mu kigare cy'inkuru iruhande rumwe bakomeza gushinja Yampano kandi ubutabera butaragaragaza ukuri nyako. Na Sabcribe, umunsi mwiza kandi Imana ikomeze bayinde. Ciao ciao, mwakoze cyane.